Godfather ashatse ko yareka The Ben yamuretse. Cameron niwe nakunze avuga ngo wacana we wacana we wacana. nawe nakubonye ushaka gusenyera The Ben umuryango ngo gute upostinga kaka video yapfuye hari utayiryaho Kasuku kuki utigeze uposting ukuntu igiteramo cyagenze neza? hari amazi bamvomera gase najyaga ngira ngo nawe imitekerereze yawe yarahindutse ariko ndabona ikimeze nk'iya Mukarujanga. Kamaro ahantu uri muragenda ugana reka amaja gushuke urumva ukagiye kugukanga Kamaro Nago bajya bankanga. Kamaro Uretse we amajiga gaskwere mu mwanya wanzanira umuntu witwa Godfather hano. ntabwo yaza muri babiri ibyo ni byose ariko nawe wishaka kurengera. Kamaro ndimo ndakubwira ngo reka gufata uruhande Rwanda ndi bufate. Reka nkubwize ukuri ibyo bikangisho habe wowe Godfather ngo abantu nguri kugana nawe yapostinze kaka video ka The Ben karimo karacyaca anagasobanura nka Rocky Kimomo ngo subiza inyuma ngo urebe ahantu ngo nagaraye kumwongorera ngo yamusome yasomye nyoko. iyo ugiye kuza kuri zino mbuga nkoranyambaga ikijyanye n'ubwenge hita ubyibagirwa uze wibera inzanga original nushaka kubiya kofi uburi inzanga ya kofi reba inzanga iri kuganira n'imbwa. Amagi haji imbwa ninde Imbwa ni njyewe. None mwabakandazugi mwe murafata nka Tiger B mugashaka kumusiga amazirantoki. Never. ibyo nibwiye Kasuku ni amakosa ya Tiger B. urakoze cyane ubu ngubu agahura ukagiye guhura n'umunyutsi ibiheri bihure n'umushimyi ntabwo bizongera. Uyu muntu nta nubwo mumuzi muramukurikirana mwumva ibyo avuga sinzi ahantu yibereye aho mu butayu nimba ari ubwa Sahara. Urumva aje avuga ibintu ngo ukuntu ngo The Ben yasomye umuntu yamusomye yigeze asoma nyoko wowe buretse yibeshaze hano. Ubundi naze hano ubundi nibwo yamenye ibyo ari byo. Godfather ashatse ko yareka The Ben yamuretse. Cameron niwe nakunze avuga ngo wacana we wacana we wacana. Iyo umva nkubwire Dumba iyo ushatse ko abantu bakubahuka barakubahuka. Nari narahejeje imyaka na yindi nawe yapostinze kaka video ka The Ben karimo karacyaca anagasobanura nka Rocky Kimomo ngo subiza inyuma ngo urebe ahantu ngo nagaraye kumwongorera ngo yamusome yasomye nyoko. Kerekaje kerekaje God intambara kutaza intambara ko Kamara ari kuri moto araje Kamara ari kuri moto wakuye na mbutiyaje. Godfather ntabwo uzakomeza kuduhabya never you niyo nareka iyi showbiz ureka manze namurabure njyewe mfite imyuga myinshi nzi gukora niyo nareka iyi showbiz nakomeza nkabaho kandi gukora njyewe nkora amafirigo. Ndi umushoferi ndi umuhinzi ndi umworozi ndi umusani. Godfather wowe nta niyo kunzimya byo ntabwo bishoboka. Abanyarwanda baranzi ibyishimo ndacyabibaha abantu mushyigikiye umuntu The legend bamwita Amagi the Black The legend ariko reka nze mwereke reka nze Dumba reka nze gatoya ari iby'ingumba cyerekane kabisa
ikintu icyo ari cyo cyose ushaka kwerekana cyerekane. Abantu bamenye uru ruganda rurimo rurava he, rurimo rurajya he. Uru ruganda rurimo rurava he, rurimo rurajya he. Noneho nayo narababwiye akarayivu kanje bari barangiriye ishamba abantu ba Instagram kaga. Reba hano. Dumba reba. Iyi ni award yo muraperi w'umwaka mu Rwanda. Iyi award nayitwaye ba Riderman ba Bulldog twe turi muri kategori zimwe ba JC. Urumva? Ngiyi uwo muniga yarari kirikwa niba ari kwa nyina nimba ari hehe simbizi. Iyi ngiyi nayitwaye ba Christopher ba Bruce Melody. Ibi nagaru kwitaka inkovu z'imiringa bro. Ariko ntuzibeshye ngo ufate Tiger B ngujye kumukinisha muri ubwo buryo. Turaguhekenya. Buramu hari igihe umuntu bamuzamurira isukari. Warakaye amagi. None se sibandakaje. Uwo muniga Dumba uri umuntu urakaye jewe mba nakubonye. Araga comment karimo karavuga ngo amani gabanyamahane. Nta mahane mfite ahubwo abantu bagabanye gusebanya. Nta mahane mfite ariko si ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva men. Bina twikorera ibintu. Umwana wakeneye kwiga wowe azakura bona uri ibugoryi mwagiye mumuvugaho mumwereka ubwo video bw'ubucucu. The Ben is superstar. Ubyangu byemere. The Ben yagiye muri Uganda ba parasi bitaramo birahomba byose. Yemerewe gukora ku muntu wese w'umufana we niba mwishimiye. Niyo mpamvu mubwira ngo abantu rero bashaka ko ngo abahanzi ngo bigira ngo abantu ngo batanje. Niyo mpamvu njye mvuga nimero zanjye Dumba. Iyo umuntu amamagaye nditaba wese kuko niwe wangize uwandi we. None umuntu w'ikimaskaraje arashaka kunkura kuri abo bantu. Sindi bukwemerere bro. Umuntu wiki? Umuntu ngo wikima? Umuki? Uruvuze ngo umuntu wambaye ikimasi, ikimasi tutazi. Uwo ngubundi yitwa Nameless. N'umuntu tutazi nani izina rye tuzi. Ariko arakubwira ngiyo bagiye kumworeza amafaranga nibwo apfa kuvuga izina rye ngo uraza kubona aho manwerisha. Ngo kugira ngo ibyo bintu by'ibisangisho yazanye. Wamaje nagusebye. Ibyo byibagirwe twarasebye yuvutse uba wasebye. Wowe urakangisha abantu ngo urigongora hakera kuri space. Sinjiraho umvuge untuke nanjye ndagaruka kwa Dumba cyangwa nje kuri nuzanjye ngusubize nibyo ntabwo uzahana bikate bene mwana ibyo bikangi njyewe nabwiye abantu mwatwatse Meddy turabyihorera aho buretse tukiraho ntabwo tukumbuye indirimbo imeze nk'igipimo mani. Turayikumbuye. Ntabwo dukumbuye indirimbo ngo ese urambona. Ntabwo mwamufashe mukamukora utuntu. Akavuga ati aho kugira ngo mangane n'aba bantu reka nigire muri gospel. I surrender. None urashaka no gutwara kandi Ben yagenda. Ben arukuru tujya tuganira kambwira ngo Ben nawe ukuntu ari umunyabwoba nta kintu ashaka kuvuga. Ariko nibyo reka tumuvugire. N'igihugu kigira abavugizi. N'igihugu kigira umuvugizi. Yego uzamuvugira Sentongo wacu turamukunda. Sentongo urambwira ngo tuzakuvugira. Urambwira ngo indi nimivuga ngo nisanze nk'undi umuntu nazi nk'iyo ndirimbo ntabwo yafashije abana hano cyane. Bari abana twari tubazi. None
nitumubura ariko abo bana ni bande? harimo wa mwana ubyina akikubita hasi w'umutuku namubona urumva ntabwo umuzi se wandi waririmbye ngo kugitatamura no bamwita Kevin Kade. iryo zina ndarizi. iyo The Ben atamufata ngo muzamu Yampano, uyu nguyu witwa Yampano ntabwo yamufashije. Yaramufashije Element nuko nawe yasanze afite n'irindi zina rye ariko agerageza gufasha abantu man cyane. none urashaka kumutwambura never. we Godfather muri umenye ko ugiye kujya muri wese ubimenye uraza kubibona. ariko amagina urasebanya. ntabwo nsebanya sebeje. Kevin Kade ni wa mwana ubyina akikubita hasi. none se ko ari cyo namubonyeho wa mubyeyi ntabwo yahikubise sahora ahikubita yarayikubise hasi da. none se narindi gutanga ibimenyetso simusiga kugira ngo mumenye. none si uvuga Kevin Kade wari kubiki kwizina mva nkubwiza ukuri namenye uriya muringa kubera The Ben n'ukuntu akorana umurava ari ukuntu kubita se ni Jackie Chan avuga ati uyu muntu hari indi ndirimbo nabonye yafashijemo ba Chris Easy ita Folomiana. none urashaka ko uwo muntu ufasha abantu nk'abo ngabo ngo ushaka kumusebya ukamuteranya n'umugore we ukamuteranya n'abafana be tutanakuzi nkuzi byamfasha ariko Kamaro kamuzi aracyari kuri moto aracyari kuri motaraje. Kasuku yagaruye agakontenti ke ko guteka. none se nimba bamuhaye ibiceri byo kurya urashaka bigenza we Kara abona isigeze niba yipfumije nibatangiye kujya bazana amafoto baraguhemukiye nawe. abona sigiye content barayipfumije basigaye bazana amafoto bereka umuntu amafoto twisiye n'ibiri. ariko Kasuku nane nakubwiye ati abo bana b'i Kigali. Kasuku nanjye urabizi ko bari barananiye nanjye nagerageje kugira ngo mfate abana nyine mbaho ikintu bakorera uretse ko nyewe nari narabakoreye ibintu bizima byari imiziki. wowe amasafuriya yawe ubungubu Kasuku babajwe n'amasafuriya n'imbabura. noye ni mukubwira Kasuku naje Kasuku Dumba Kara wewe aho ngaho umeze neza umeze neza. njye meze neza nuko Kasuku aguma avuga ngo meze nabi ngo inzara iba yanyishe. uzi ikintu cyambabaje se urubyiruko rw'i Kigali amajwena tuganira cyane warabizi ni umuntu wanjye kuba ari umuhingi nkanjye rwumva ni niyo mpamvu iyo tuvuga ngo turabe Kigali ntabwo tuba tumininga kuba gusa umuntu ataha muri Kigali ni mu mutwe w'umuntu uri kumva. niba amaji yararetse hip hop uri kumva akiyobokera YouTube ni ukubera ko azi ibintu akeneye uri kumva. Nukubera zibintu akeneye none niba giye urumva Dumba niba narageze aho ngaho nkareka kujya gukora ibintu nigiye ko ngenda umuhinzi mwiza nkaba n'umugoronome
urumva nkabireka naragusimbura cha naragusimbura ubu ninjye uvuga ngo yes ngo kaze neza kuri Kasuku Media TV mwami w'abagore iyo ngiyo ni TikTok iyo ugiye kuza kuri zino mbuga nkoranyambaga ikintu abantu tujya bamenya nawe rero uzagaruka mu buhinzi uzasanga ifumbire y'imborera warayibagiwe ifumbire mvaruganda nubwo wabyize warabyibagiwe ubwo rero ntumwange ibyo byose uri gukangisha by'ibiryo natwe tuba turya bro ndimo ndarya agatoki kameze neza cyane umva iyo ugiye mudumba Yo. iyo ugiye kuza kuri zino mbuga nkoranyambaga iki cyane n'ubwenge hita ubyibagirwa urumva uza wibera inzanga original nushaka kubiya kofi so amajero ubu uri inzanga ya kofi none dumba reba inzanga iri kuganira n'imbwa hari ikintu kimwe ugomba kumenya umva Amagi hajya imbwa ninde imbwa ni njyewe madabo zoga bicho inzanga noneho y'ukuntu ibikaze inzanga igira consommation ariko imbwa yibiraho gusa nuko kuvuga kuri inzanga ntibivuze kutishura mitiweli ibyo buzanga bwawe n'ubuzane ntago bivuze kutari wese ni bagushinja ntago barankingiza ariko ntago nakwicinja Kamaro urihe Kamaro yaje Kamaro yaje none mwabakanda zugi mwe murafata nka Tiger B mugashaka kumusiga amaziranoki never ibyo bibwire Kasuku ariko reka nkubwire ikintu kimwe Kasuku nubwo ajya avuga amahomvu kuri Beni ayo ni amakosa ya Tiger B urakoze cyane Kasuku buretse nimero zawe zerwa na kangahe Dumba urakoze cyane ngewe uba nkwereka ukuntu bimeze niba koko ari abakunzi ba The Ben bari hano uwa mbere ni Jess Kwiza wa Mipango ndikubwira yego na Manji the Black tugiye gupininga nimero ya Amaji hano kuno nimero abakunzi ba The Ben bamwishyurire Kasuku kuteza umutego munini ikibazo urakizi Amaji shyiraho nimero yawe hano bayishyiraho bayinyuzeho ibiceri ubwo uje gushaka igisubizo nje gushaka igisubizo si yavuze ko mwafite abafana se none se ntabwo abafana ba The Ben abafana ba The Ben ngo kwanza bagomba kuba n'aba VIP nibyo nkubwira Dumba shyiraho iyo nimero bamwishyurire nushaka kumbwira nkwereke nimero message namwoherereje yewe nubwo ntarayifungura ngewe ndimo navugisha ukuri kose mubwira ntareka akoze muvandi biragenda bite ko mbona ntarimo ndabona payment Amaji yego urabizi ko ngewe ntajya mbere ndabizi neza ikibazo cya Jess Kwiza na Beni amakosa na ya Beni ariko Jess Kwiza reka shiraho nimero Amaji shiraho nimero yanjye 0788 ngo ni kangahe 0788 419 ubundi ibindi byose Amani Hakizimana niba koko hari abakunzi ba Beni mu mwishyurire uyu munsi rwo tugiye kubibona Dumba niba koko abantu bagufasha mu kibazo ariko se man kuki mufata umuntu mushyiraho ibyo bikoro man ni kweli muraje mugane reka nkubwire wa mugane kuza hano ukazagita kuza The Ben kuva mu gitondo kuza nimugoroba
bizakwinjiriza. abantu nakubonye bagufana cyane ngo Amagi ngo nibyo ngo ntibazongere kugaruka ngo umuntu ngo avuge The Ben ngo iki n'iki noneho turashaka ko abafana bene wanyu mwebwe abafana bakunda The Ben niba turebe niba hari ikintu bakumarira. No, bamwishyurire ngewe ikibazo kinakike turangize live mvuga ni ikibazo cyane n'uyu muvandimwe kirarangiye. Muzi ko twigeze kuba imfubyi za The Ben mu gihe atarari mu Rwanda. Jean Paul uramuzi ufotora? Ni wari perezida wacu twese. Kandi ntago nakwanonsa abantu twari turi kumwe muri iyo groupe y'imfubyi za The Ben. Yes, kwiza abafana ba The Ben bagiye kugukubita kanyafu. Oya, Dumba. Dore hano n'undi ahita yohereza 1000. Dumba wongera ubwira wongera usobanura abafana ba The Ben ni mudukoze isoni. Oya. Mwohereza 1000, mwohereze 500, mwohereze 100 ariko 100 igiceri. Just quiz yuka sinzira ukaza kwa The Ben inote ya miliyoni yuzura ubundi nkahita ikibazo bakirangiza nkahita mwandikira email nkamugana abafana bagufashije. Iyo nimero ni nimero ya Amagi urumva yaje hanavugira The Ben kuva mu gitondo yatutse Godfather yamwandaritse ariko barimo baranyishyura Dumba unciya petit bro Dumba ntago barimo baremera Amagi barimo baranyishyura ngewe. Roko rukigandaye sha roko rukifunze abafana ba The Ben baza gushiraho turakwishyuraho yandasigare kwa Amagi barimo baranyishyura ndaremera cyo ikibazo cyawe. hari umuntu wohereje 100 ubwo nayo ndi kugenda nkubwira resulta zawe tutazafata. Abo bantu bijana gisoma amazina yabo nabo bimenye bamenye ko ijana suko byazagwira. Ijana ribamo desa rikaba turuwasa rikagera kuri miliyoni. Ibyo bintu nabyo erega Yesu kwiza bashaka kugira ngo abantu abanige ngo bakure ngo bayaruke. Uyabona ariko Jessica reka nkubaza hari undi wohereje 100 ndaga ariko 100 ni 100 umva bashobora kohereza 100 umva Jessica umva ibiryo biramutse bihagaze ubu washobora wenda tuvuga waba umusiramu ukajya mu gisibo ntabwo bishoboka ngewe ntabwo ibiryo byahagarara ngo nkomeze nanjye mbeho. Ndimo ndakumva bavuze ngo iki batangiye kohereza ta abafana ba The Ben nane se nimba mufana ari afite urashaka ko abigenza nayo katuyashimye ariko nuri kohereza rimwe mani Ben ni umusaza Jessica wabona ari n'umukanda nzugi wawe umugonda rutoki uyohereje wowe mumenye ko The Ben ari ikipe nini cyane yadufasha. Ariko so ntabwo waceje indirimbo ze inde wagiye ureka ibyo bintu inde erega Amagi reka nkubwire ikintu kimwe. Kasuku ni inshuti ya The Ben mpfapfe tabano mu biryo nuza Kicukiro na Gikondo byose si byaye byegeranye urumva ubishinze wayatamu icyo bapfuye ni kiriya gitaramo cyarangiye The Ben agafata amafaranga nahe kuri Kasuku. Hari ikindi mupfa umva undi yohereje 280. Imana ishimwe imusubiriza hakuye mbwira Kasuku ngo ikibazo cyagenze gute Amagi ngewe ikibazo cyabo bahanze agomba nakivuga noneho basigaye na bamutinganye ngo ni Kevin Kata urubyina kikubita hasi ariko abantu bari kohereza 100 bareke baryohereze. Shimira Imana ndabashimiye n'ufite 100 Kasuku washakaga amafaranga ngahe ngo nanjye nkireho tuyakoherereze nanjye nkizeho ni miliyoni muyuzuze
wenda abafana ba Ben ibiryo by'inkoko byose aya sha miliyoni muhite muza muntaranga. ese hari umunyamakuru yari Uganda kugira ngo aze hano abwire abanyarwanda ibintu byabereye Uganda? ese birigaragaza ibyabereye Uganda, birigaragaza video se ntiwayibonye? Yago kondatse se si yago ntago ari Kampala. Oya, hari abanyamakuru bavuye i Kigali, uzi ko Kamarade wavuze inkuru uretse gato, kamarade wavuze inkuru arakotora ngo amafaranga yo kwinjira ngo ni amashiringi y'abanyarwanda. Never. Ibyo ntago tuzabyemera. Baravuga abantu bafite ubwenge, nawe ukazana abantu batagira ubwenge. Basi sorry. Mukire PCK ko nabona gacaracara hano wari he? Mukire PCK nabona gacaracara anga. Ari he? PCK yahaye Debeli ibihumbi 10 muri cash. Hari umuntu wohereje amafaranga 40. Imana iguha umugisha. Ariko bamugani undi yohereje 125. Ariko aba bantu Imana igenda ibaha umugisha. Abo n'abafana b'uwo muvandimwe. Ariko ngiye ngo ndamutse gato. Nureba ngo ndamutse mvuze ngo abafana, ndamutse mvuze ngo ngubu ndamutse mvuze ngo abafana ba Bruce Melody mushyireho bahita babikora ngaho bivuge kwizina ry'Imana bivuge. Muntu uri hano wahita yohereza ariko ntago buretse gato. Muntu uri hano ubizi neza ko uri umufana wa Bruce Melody, mbabarira umusaza umva buretse umuntu yohereje ibihumbi 10 nyamara turakwishyura ndakubwiye ngo uwo ni umufana wa Bruce Melody ko bahita babikora Didi. Oya genda wari wavuga se uwo ni umufana wa Bruce Melody nakubwiye ngo mbabwire. Oya genda nakubwiye ngo mbabwire babikore. Umuntu yohereje ifaranga rimwe uwo ngona uwo ni wanga uwo ni waho umuniga wo kwa Debena kubiseho 20 Kasuku wa mipanga umwami w'abagore. Abo bagore bawe bameze gute? 20,000 ibihumbi ariko dumba n'ikindi gihe muzakoreshereze umuntu bita fata ku mavuta ka fundraising kameze neza aha ngaha. Uzi ko ari byo tuzapanga iyo live turebe nk'abantu baga muri social media influencers bari hakurya tubakoreshereze fundraising ya danje, sibyo? Nibyo dushaka abantu babasure. Oya fata mani yagira nibyo tuzafate na accountability, especially cyane fata ku mavuta kabisa. Oya aba social media influencers bariyo. Hariyo nde nande? Hariyo fata ku mavuta Gafaranga na Sarongo. Oya Sarongo yabarya ariya yabarya Sarongo. Ari rande wundi mugani. Wa wundi Jean Paul. Ariko burimo murifuriza abantu gufungwa kweli? Oya nuza ari abakoboyi bari ariko. Arahandi bakoboyi bariyo nabaye. Okay, hariyo Jean Paul ariko yabaga kumereye nabi. Jean Paul nanjye ajyaga ntuka ariko ntago namwifuriza igihoro. Ye Jean Paul yambwiye ibintu ndiherera ndarira bro. Aya Jean Paul yavuze ngo iki? Jean Paul yarandebye. Abaravuze ngo uyu Jay Squeezer mubona ngaha. Ngopa. Yareka mbyore. Diko Chokora Jean Pierre yarakubaze. No, je narabyutse mu gitondo ngiye kujya mu kizamini Tumba. Icyo gihe narigiye kudefanda. Uri kumva? Noneho akaboko gutya tandebe uzikibere rititi. Uri kumva? Noneho ndabyuka bahita banyoreza ka video. Uzo umuntu wakamufashe. Uretse gato Dumba. Tukiri hano umuntu aranditse ngo uretse ibihumbi 300 kuva kwa Debeni. Ngo iki? Nimushaka mukupa ibyo bintu byanyu.
ibihumbi wowe iwawe bari kohereza rimwe si ngibi se reka nze njye screenshot ewe we ngo iki ibihumbi 300 bro arakubwiye ngo umuntu aranditse ngo ntago yohereje arohereje wowe ntago njya n'imboga arohereje ibihumbi 300 arakubwiye ngo umuntu aranditse ngo buretse you have received buretse nsoma amazina barimo uyu yitwa Mucyo Chris from the bank Tiger Bill wewe urazuza uratubwira iki we wa mipango n'uwo mutwe wowe nizo zawe amaji oya iyo umuntu yagutsinze cyo byemera wa mipango genda ufate ubyanditse aranditse ngo ni prank baraguprankinze bakohereje message iyo ni message bakohereje kandi asomye you have received oya you have received barabikopia bagahita babikohereza kandi baguprankinze no wa munwa cyawe ugize ngorora ahubwo telefoni ya Maji iri hafi guturika nta nubwo irimo irakora neza bandureba ukuntu abana batangiye kuguprankinga no kuvuga ngo telefoni ya Maji iri hafi guturika nta nubwo ariho ubungubu yasaze abana batangiye nyine kumuprankinga no kuvuga ngo Dumba urumva umubosi wa Majaranani ubundi yagakwiye kuba abahungu be bamubwiye batariko hari abantu baragukoresha fundraising urumva wahise ukora geste none akaba ari nawe ukora geste agashyira kwa Maji bikagaragara neza kandi rero ubungubu abafana ba The Ben ntago bari bwarangize ndakubwira hari uwohereje 500 oya shabyihorere mwami byihorere ndakubwiza ukuri yihorere ireba ko barimo baramwohereza message ngo 55 tuwamani Hakizimana hari umuntu buretse nabivuga amateza agenda Amaji ngwino reka nkubwire uzi ko hari umukire wo muri Uganda yafashe abanyamakuru bose aya ni amakuru azwi bataza kuvuga bose bagiye Uganda Amaji kugarutsa amagambo yashize oya naga amagambo yashira ivuga urumva hari umuntu umubwiye ngo twaraguhaye impamo ya Mungu ndimo waramaze wezimya telefone yawe ntukomeze kongera kundeba hari ikindi Kasuku nayo nicyo kibazo cyawe ujye usoma comment zidafite nakanaza ndamuzi niyo mpamvu wamuza akagenda ndamwubashesha uzi ukuntu nubaha abantu buriya usigaye wubahana ndamwubaha urumva urutoki rwamenyereye gukomba ruhora ruhinnye kandi ingeso ngo nagira arabukitsi ntago wadufera abarundi bavuga ni ngo nambwe hebi yarara umuntu ushyize 5 kutamuvuze ubwo ni wowe hari umuntu ushyize 5 ubwo ni wowe hari umuntu ushyize 5 wumva se nkubwire je ntago nakurangirije none se tuvuga ko ari Kasuku oya ariko you have received zose barimo baraguha za urumva hari umukire ukunda The Ben w'umufana yafashe buri munyamakuru wese yagiye Uganda Dumba reka umva Kasuku nuze kudusakuriza ngo uvuga iyo bavuze The Ben kuki uhita usharirizwa n'iki wowe ariko se wa mugabo twari twahereyeho ninde Godfather kuki mutamuzana kandi Godfather ni inshuti ya Kasuku fundraising y'uwo mugabo urimo uravuga ukabona nta kintu kirimo kiravayo kugira ngo anishyure Kasuku tuza nzanira umuntu bita PCK Dumba nzanira PCK ni umufana wa The Ben nzanira PCK nkwereke wa The Ben man nzanira PCK nkwereke
Pisike ni umufana wa The Ben bro. Pisike ajyaho nshaka jewe. none se icyo kintu ntabwo twacyumva. Pisike reka nkubwire Kasuku, Pisike yahaye The Ben igendeba ibihumbi 10 by'amadolari muri kashi abishira hano. We The Ben nani mafaranga ajyaga akura mu gutya agahita yishura ibintu aho twagendaga amafaranga Pisike yamuhaye. Ariko nigeze kubona uri kumwe na The Ben ku kibuga wangu ndabyibutse. The Ben twari turi igihe cyose yari hano twabaga turi kumwe. None se uyu mukasuku uri kuvuga Kasuku jya wemera ko wenda ntago baguhaye ibiceri ariko tegereza nugaturanye na heba ugira ngo hari umuntu ujye kuzaho umunyagikondo. Nta muntu ujye kuzaho umunyagikondo ariko urabizi atemera nkazanashaka n'igiti nkaguhuragura nkiruka. Kamaro kura request ka Kamaro following nawe umeze nk'amagi. Kamaro urumva ntukangereranye na nkota y'amatovu. Never. No, ofete Kamaro impamvu narimo ndamubona nuko atamfollowing. Following na kiri hano muri message kirimo kiranyereza message kirimo kirantuka aho kugira ngo kimfollowing cyo cyanye. Kamaro agira Instagram. Agira Instagram yayifunguye ejo bundi. Ariko ni umuhosta. Ndumva utukana kandi uri muri warning. Ari ubwo bindenga nanjye mbayirga ndi umuntu sometimes ndibagirwa. Dore intama yacu yitwa Kasuku kuno yifashe nk'umwana mwiza. Intama y'Imana. Ariko uwo n'umwana mwiza buriya buriya Kasuku arankunda ntabwo anyifuriza igihoma abandabuye. No buri ubufana bwa The Ben bwose mbona ahangaha. No umuntu wo mu geto ya 17 18 za Nyabugogo. Ariko bro nuza waruzi neza ko na mufana wa The Ben utuye kwirebero. Na mufana wa The Ben utuye kwirebero na Nyarutarama. Ahubwo abafana ba The Ben bose nabanuza maze bavuye kwirebero bajya Kampala baramukurikira. Ariko umbase ari umuntu uje avuga ngo ziba ariko twagerageje turavuga tuti reka tubirebere muki reka tubirebere wenda mukunyishyura nta nubwo bigeze garagaza ubwi ariko umuntu akaza gasakuza hanga umuntu akaza gasakuza ngo umufana ariko yageraho umufana kenerwa ntago tumubona ntago tubona aba bose rero abo bose iyo babutuye mu gasaka iyo nimero ni amagi nk'umuntu uvugira The Ben uri umufana wa The Ben ukunda The Ben. Jewe kuva kera bro je nakuze mfana The Ben noneho n'uyu muntu ari kuvuga nawe yakuze mufana bro. Uri umufana wa The Ben ereka Kasuku nawe nakubonye ushaka gusenyera The Ben umuryango ngo gute upostinga kaka video yapfuye hari utayiyaho uretse ko nabonye ko muvanye Kasuku kuki utigeze upostinga ukuntu igiteramo cyagenze neza. Hari amazi bamvomera gase. None si byo ngibyo kuki ukunda negativity. Nibwo bayakuvomeye kugira ngo abari byo posting. Dore umuhungu wanjye yaje. Witashyira kuri iyo nimero bamwita Time Bombe bamwita Time Bombe kuri iyo nimero agiye witashyira vaho Time B kwakuri Time B aragiye ukwereka Dumba bagiye gushyira kuri ya nimero ya Amani ya Kizimana. Time Bombe squeeze kuki utajya uvuga ibintu bya The Ben byagenze neza. Nakubarire ni hari amazi amvomera igihe cyose igihe cyose nabivugiye se nungutse mi kugeza ubwo Dumba atangiye kugeza kumvuganira ahangaha ngo nibura mbone ubuvugizi. None se ucecetse wabi njecetse nkomeza nkaniganwa n'ijambo yewe uzabasa
oya ikibazo ko Kasuku umva je njyewe ndaza nkakubwira ati je reka nkuvuganire ariko nukomeze guharabika urumva ntabwo yewe rekeraho guharabika umusaza mwana. ariko yewe Ibyo byo kuvoma amazi, ibyo byo kuvomera abantu amazi ni iki? Kamaro ubu Kamaro dushobora kuvugana kubera wamfollowinze urumva Kamaro aramfollowinze buri ntabwo arabizwa agomba kumfollowinga. Kamaro abayinywereye itabi sinzi niba ririkomeye cyangwa iryoroheje. Kamaro se buriya nawe anywa itabira anywa itabi ariko ryoroheje ariko wari uzi ko ashobora kuba agiye kuza ubwo mfollowinze we ntuwongere guharabika Beni ariko se wamwihoreye man. Jenny inshuti yanjye ese Amaji yo umusore warimbaga nka diplomate kera bitaga AliGM amakuru ye asigaye atwara igikamyo gikora mu muhanda. Umwe garuka mu rugo urakenewe ku gicaniro wanageyo na bataza barakubuze ku gicaniro ibyo ni harabika ariko Amaji wambabari ukandirimbira nka kora wambabari ukandirimbira nka chorus ya Bruce Melody yagushimishije. Kamaro kora ikintu cyitwa request. Ndakwanga nawe nushaka unyange. I hate you never think about cause I never think about you. Ngamaso yawe yafungure gera mugenzi wawe koko kandi gendere umva Jeskiza wa mipango koko shumika ingereka menya urajahe erega je na watinya Kamaro wamubonye Jeskiza murumuna wa Godfather buretse gato umwana w'igikondo urumva nta kintu apfana n'umwana w'ahantu bita Ipindura. umwana bita urumva ni umwana w'Ipindura. uyu nguyu ni umunyarerenga w'igikondo baratandukanye cyane burya ashaka kuvukira mu mujyi birakonta urumva sometimes ugereka gutandukanya ibintu wenda nka Dumba mu Mutara wegeranye n'umujyi narira urumva aba ari umunyamujyi ariko se umuntu uvuka Ipindura amugeranya n'igikondo Amaji tayikizeho wamugeranya n'igikondo yewe ntabwo reka ndi gukoresha telefone babandi bamanuraga abantu tubamanure tugire nabo tuzamura Taimbi yabikoze yego Taimbi ndamusuje ariko nuwo kwa Debeni nushaka umubaze hano cyandike nushaka umubaze byandike hano nushaka umubaze naze hano byandike Taimbi utwite Kamaro moto y'amato bimeze bite ko wari uri kuri moto igihe kirekire Amaji kugira ngo tuticune live Kamaro naduhereza imeta 15 tubande turangije no fundraising ya Debeni tumufashe irangire none dutangire unyumvire Kamaro nyumvira ufashe Debeni ugiye gufasha Debeni ugiye kumufasha ugiye kumufasha kuko niyo mpamvu turi umufasha gutegura concert ko yarangiye ugiye kumufasha muri fundraising yo kumufasha kumwishyurira amadeni ahese muyoboke ya Rideni ubonye muyoboke amwishyuza ubonye Kamarada amwishyuza ubonye Skyta amwishyuza ubonye Kamaro kwisiba Babu amwishyuza ubonye Symphony amwishyuza ngahe hari rete Debeni muri ribu wabonye Kamaro ngonde amwishyuza ubonye hari umuntu watangiriyeho akorera umuntu navuze Babu kwisibo oya ngo muyoboke
muyoboke se yamwishyurira ngahe nozakorera bwerere aba yakoze aba yakoze najyaga ngira ngo nawe imitekerereze yawe yarahindutse ariko ndabona ikimeze nk'iya Mukarujanga. Kamaro uva ubwiza ukuri sibyo ibi nkubwiye mbikubwira imbere y'abantu urumva ahantu urimo uragenda ugana reka amaja gushuke urumva amaja mushuke Kamaro arengeje imyaka 18 kagiye kugukanga Kasuka agiye kugukanga Kamaro ntago bajya bankanga Kamaro Yego ndakumva Yesu Kristo mu gacecero mu gacecero ndakumva neza 100%. Kamaro ni ukeneye genda gake Kamaro genda gake nawe genda gake nta muntu ngendesha gake ni ukeneye akawunga mu rugo gendesha gake we genda gake ngende nihuta ni ukeneye akawunga mu rugo n'amakara n'ibiki byose abantu ngo ni bandumba bare kugushyiramo za propaganda oya ikintu nanze n'abana bagusuzuguye mu gashyamirana nagiye hari arayivunda kuvugira ibintu byose ariko nawe wishaka kurengera Kamaro ndimo ndakubwira ngo reka gufata uruhande uruhande ndi bufate reka nkubwize ukuri ibyo bikangisho habe wowe Godfather ngo abantu nguri kugana uzare kugana reka gufata uruhande ukagabura Kamaro Kasuku nta ruhande ndi bufateho bazadumba vuga ngo Kamaro Jayskiza wowe vuga ngo The Ben mukeneyeho miliyoni ibindi bintu byo gukanga byararangiye ntabwo bazadumba ngo nayo The Ben ari bumuhe The Ben ntayo ari buguhe afite se ariko muramushakaye cyane abana barimo baramukorera fundraising rimwe vuga ku gitaramo cya kamiliyoni urumva abana barimo baramukorera fundraising rimwe papa wewe vuga ku gitaramo cya kamiliyoni nta kibazo baraguha amafaranga no time bomb yohereje angahe inde time bomb nayo genda gaste shagere genda kuko ndi gushaka kukwereka ibyo abantu banjye bagomba gufasha The Ben amaji ase The Ben baramufasha Kasuku kandi fundraising irimo yakirwa n'amaji ngo umufana mukuru wigeze ubona amajyari kwishakira amafaranga y'ibiryo by'inkoko Kamaro amafaranga turabizi Kamaro nakuze mfana The Ben ntabwo uzaza gututaho ngo byemere live urimo uravugira ibyo uvugira ntuze no kubona amazi yo kunywa ngewe ndi kunywa amasenge yanyu meze neza ariko akingiye muri supermarket Kamaro genda gake yego shopping indi mitsinyi manze nyimwe dumba rero reka mwereke ko ngomba no kwamamaza B1 Gin noneho bani yo petrol aho ngaho ubwo bakwimye amafaranga ubwo bakwimye ibiceri cya Kamaro ariko kuki umuntu batamuhaye ibiceri avuga nabi umuntu yari abikeneye Kasuku wowe jiware andikira The Ben inbox umubwira uti umusa ako kajambo niko musabye ngo uvuge mbere ndashonje buretse we amajiga gaskwere mwana umva mubwire mumwandikira umbwira cyangwa se muyoboke ndashonje oya umva mushireho The Ben umva dumba zamura The Ben The Ben ari sindahanari kuki kurakazwa n'ubusa turi kuganira ubaye igikura gute wowe ubaye igikura gute ije genda bisabire Kamaro sabire ndetse nyansabire biki ahava no mubiri muri kube Kasuku
Kasuka nkubwira ibintu biri kubi wawe. Zambwa zawe zaneye mu mbuga zirahuzuza. Bari abakobwa yitwa wagenda ntago bagitoropa hariya. Pasiparumu yararaye. Urumva hamagarira kuzotse mubaze ibintu biri kubera iwawe. Wagenda imbwa zanjye bakoreraga ku gitsure. Imbwa zarananutse. Ibiryo by'imbwa amafaranga wohereza y'ibiryo by'imbwa barayirira. Urumva ibintu biri kubera iwawe nagahoma munwa. Duturanye umuntu atambira raporo yiwawe kuko n'umuntu uhagera wohereje ngo bagaburire imbwa na bya bishuye byose barayirira bakanywera inzoga. Urumva imbwa zarananutse zazanye imigongo imeze nk'iyisamake nk'amahwa y'ifi. Urumva uzagaruka umute baye barinda. ariko imbwa zanjye zirashishe muri karitsiye nizo mbwa za mbere. Kamaro ahari zo muri Karabaye. ariko Kamaro yirwanaga na Kasuku. Dumba ntabwo wanzanira umuntu witwa Godfather hano. Ntabwo yaza muri babiri. Dumba yo ariko nanone kandi wongera ubwire abantu batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada bashaka gukorera amafaranga baze mbajyane mu yitwa Travorium business. Travorium ni business twangiza amadolari 349 ebane ako kanya ugahita uhinduka umumiliyoneri ukajya wicarira mu rugo ukajya wicara kuri internet urimo urareba ukuntu isi irimo iragenda gake gake. aho ni sawa Travorium ikunda iki Dumba? Ngamanukanye ndi live badeklara imisoro. Kubadeklara imisoro ni sawa cyane. nta kibazo cyo kwamamaza. Ari umuhungu wanjye bita Mudara afite indirimbo yakoranye n'uwo bita Kamaro afite indirimbo yakoranye n'uwo bita Chidi indirimbo igiye kubica bigacika. Ariko nawe rero impano zawe tuzanira ngo Mudara. oya Kamaro wese gatoje umva Kamaro. Yego nawe amamaza duceceke Kamaro yamamaza. Reka nanjye namamaze wa mugani. uri kumwe n'abantu bari ngo matabi Kamaro byihorere. Ahubwo Dumba ikintu kimwe nshaka reka Kamaro yamamaza. Tuza rero ko umuntu yamamaze jure ko umuntu yamamaze nareke namamaza ahubwo ntazane n'ibintu byinshi. ngewe ninjya kwamamaza iyo bita The Planet Scholar Services. Kasuku buretse gatoya nshaka kwamamaza The Planet Scholar Services. namamaza Branisi. Urumva ahantu nzakorera kwa gatanu hoteli nziza imeze neza hano i Kigali iranga kivugiza Branisi moteri. Kamaro yo baza umukire wa Branisi uriya mukire umeze nk'umupadiri arakubwira ibintu yankoze bro. ariko wowe n'abantu bose niba ugira ibibazo abantu bose bafite ibibazo nawe. uzi ibintu yankoze Dumba? none uragira ngo niba atera kugaburiye nanjye nitwe n'inzara twararangije. umva twararangije gahunda twayipanze n'ibiti byose. agezeho time ya payment ngarasinze. nawe uzi impamvu se umva Jay niyo mpamvu nawe asigaye aza hari umukiriya ntabwo akirinyiraho. ubu ngubu bafitwe n'umugabo wari ufite nofura niwe wafashe Branisi. Dumba kandi Dumba warugiye kuncecekesha weho. oya wabibonye ko ibyo mavuga bari ukuri. kenshi ibyo uvuga uzi ibyo uvuga. baramwirukanye mu buzima bwanjye ikintu ntazashobora ni ukubeshya Dumba. tujya twiyamamariza dushaka amafaranga mu buryo buzima. amavuta meza yitwa zahabu ubuto nkawe Kasuku wowe uteka udafite aya mavuta rwose ayo mabere yagwa. inzoga nziza ya mbere ivura kanseri. Oya inzoga ivura kanseri bayita United Gin. Urumva narayinyweye ndwaye kanseri y'igifu ebana na kanseri y'amara ndakira. interinete yiruka cyane bayita Mango 4G. hanyuma telefone zikubita hasi n'izimeneka nizo kwa Rujama. ibindi byose kwa Rujama Kamaro yego genda kuri Rujama buretse gato kandi abikubwira ndaza kukubwira ni boss. ariko se wowe ufitanye ikibazo na buri mukire man. ntabwo navuze ngo dufite ikibazo.
namubwiye Rujama wijyanyeyo nanjye nijyanyeyo. oya hari matieri batari batangiye gushyira muri telefone niba mu rwego turaza kuvugana. Kamaro Yego nanjye nivanyeyo mwari mwaramuze kuba uzi ko bimeze gute nivanyeyo kwa Rujama ni hano mu mujyi rwagati. Rujama nisko urumva, Rujama ni nyoko urumva muri aba iyo ushaka Dumba yo nakubwira ni ngewe nubona umuntu ndimo ndakorana nawe ukabona ibintu byatangiye kugenda n'ibiguru ntege uzagiremo iki uzagiremo dute siko bimeze ngende gake ugende gake ariko Dumba buriya lupe ndeberamo nkahita mvuga ni ibi bintu aho bigana ntago ari heza. Dumba ngiye ko umva akasuku buretse gato nkubwira ikintu kimwe we na Dumba namaje mwese mwaze mwumva ikintu kimwe sibyo. Njyewe ndi kuzamuka n'amaguru ndi kuva hano Cosmos nerekeza kuri tapi urabona ko Dumba urabona ko ni imihanda. Hari umwana w'umukobwa atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwita Zuela. Uwo mwana w'umukobwa yagufasha ku bantu bose batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, yagufasha gutangira ubuzima bwawe kugeza upfuye n'umuryango wawe bakawuhereza miliyoni y'idolari. Abantu mushaka buretse gato we nta muryango agira muri ibyo bihugu mujye kuri Instagram mwandikire umwana w'umukobwa mwita Zuela 2024. Ni umwana w'umukobwa mwiza cyane aragufasha gutangira ahubwo atumiyamamariza muri life insurance. Jya kuri YouTube agufasha gutangira ubuzima gute we nta muryango agira. Ibyo ni kubwira ntabwo no kugufasha muri investment. Mwamamaze muri bo muramamaza mukavuyo hatangira umwaka ari byo Kamara bagiye kuvuga aba bantu b'uduhumbi 2 uramubaninze Kamara barakubrandize bari nk'abantu Kamara umva nkubwire nkwe Kasopo njyewe Kasopo njyewe ntabwo ndi Skytu urumva kandi nkwihanangirize nk'umuniga wanje sindakumenyera njye ntabwo wamuduhumbi 2 iwanjye urahazi. Ntabwo navuze ko ari ayo baguha ngo ujyane iwawe ariko se nk'ubwo nko kujya kumbwira ngo umuntu runaka uri kumva ariko amahirwe nuko nahise nsanga nawe atagikorera aho hantu hari hagiye reka buri hari hagiye. Njyewe nakubwiye ngo abantu urumva bavuga ibintu batazi ngiye kubavuga mu kanya urumva bo kuri social media babwiye banza wumva ariko mbere yaho twa tukiri kwamamaza abantu bakiri kutubwira tukirwa abantu welcome ariko ikintu ngiye kuvuga kimwe Jay yaba boss wa Branisi yaba nuze Godfather yaba Debeni yaba bande nta numwe ntunzi ariko mu byukuri tiyo tere bikorwa by'abantu. None se we boss wafashe aka video wenda Ndahiro Papi Valence maravanga Branisi umujya kwishyuza miliyoni uvuze ngo Branisi ntuvuze nayikorera uragenda kwishyuza ngo wumva amafaranga miliyoni hajya twe watubwiye ko ikorera yavuyemo yaragiye ntawe ugihari. Reka twikomereza ibyacu bya showbiz kandi tujye dushimira Dumba byibura utuzana muri Big Ball tukanaganira niyo twaganira amatiko ariko tuganira amatiko ari mu kuri. Reka banze ukomeze wamamaze. Ndacyari kwamamaza Picanto y'Inyamirambo nkoreramo rendimesha kuwa mbere habahuzuye abanyamujyi b'i Kigali bose no babari abakobwa bambaye neza abatambaye amakariso urumva batagize gute bose babara aho ngaho nabambaye amakariso baraza naho ntago tubaheza urumva baraza n'abamere bakaza n'abapapa bakaza abahameze neza kuwa mbere bahita Picanto Great Hotel ho twaciye impaka kuri Great Hotel ho barabizi ku cyumweru ho mandi gukora Great Hotel ngo hari ingegera gusa narabyumvise. None se yani hotel ingegera se harani ni hotel yiwawa ibazano wagenda Jihad agiri ari hotel yiwawa Jihad abahari ariko urumva ukuntu wataka mugenzi wawe mu cyayenge oya no cyabisingegera
ibaze Jihad shaka wabonye hoteli y'ingegera wabonye Jihad n'abamusabye miliyoni. uretse gato tumaze twumve Jihad ngo niki kaso ingegera Jihad ntabwo nahamya ko ari ingegera ariko ariko wenda n'umutinganyi nshobora kuba ariko muzi uremeza ko ibumoso umutinganyi sibyo ntabwo ari umutinganyi ahubwo akora icyo ashaka. Kamaro wenda arabikora ariko ntabwo ndamufata ari kubikora. wumvise Kamaro nawe aratinya mu kanya nabo bivugisha ngo nta muntu utinya ako se manu washyiraho akadora muri baza Kamaro ngiyo yumva bavuga Jihad yumva bavuga ngo nguki nguyo bako iyo yumva bavuga Jihad yumva bavuga ngo niki Jihad njyewe nzi ko avuga nk'abagore sibyo nyine iyo wumva bavuga ngo niki nk'abagore ariko ntabwo ndamupima ngo ndibuka adafite igitsina gabo sibyo ndi kuvuga ngo iyo wumva bamuvuga bavuga ngo niki tumba kara yabizi ko wakiza kure gushaka kugira ngo mene umuceri kandi Kasuku we ntabwo uri kunyumva sibyo nawe amaje ntabwo uri kunyumva turimo turakumva nje Kasuku nabanzaga banya umunwa nje mbaze murabure neza sibyo niyo mpamvu nazamutse n'amaguru. Kamaro iyo wumva bavuga Jihad iyo wumva bavuga Jihad wumva bavuga ngo ni igiki we wumva bavuga ngo ngwigiki kaso si umutinganyi se siko bavuga reka babwire Jihad nyine wari we nje uko muzi wumva bavuga gute ndaje Jihad ntabwo namwita umutinganyi kubera yuko abantu benshi bavuga ko Jihad ngo yigira kuriya kugira ngo abagore bamwegere bazi ngo ni mugenzi wabo abone ukuntu abarongo nuko kuntu bavuga abandi bakavuga ngo bikoresheje birakunda niriya mpfimu banza wumvise abandi banza amaji banza wumve gato erega abantu bagira kata zitandukanye imana ndi kukumva abandi bakavuga ngo Jihad ngo ni umutinganyi ngo yikundira utwana dutoya ngo ariko ngo niyo mpamvu ngo arokirita abakameramani ngo buri munsi urumva ngo bakiri batoya ariko ngo ubu ngubu umukameramani ngo yafungiyeho amaferi ngo yitwa Hakimu. Niba rero Hakimu ari we kameramani w'isi ngewe ntabwo mbizi Hakimu niba ari Hakimu. Kamaro wabonye Eminyawe ibintu yavuze Eminyawe nawe afite toroma yuko bamwirukanye kuri The Dynamic urumva bakamwirukana nta ibaze umuntu bamuhaye leta rivuga ngo pansiyo kandi umuhungu ntagaragera muri pansiyo ibyo bintu bibaho wumvise ingaruka zo kutiga ibaze ngo leta ngo Eminyawe yanditseho ngo akaruhuko k'izabukuru ku muhungu w'imyaka 32. ariko bana yanjye Kasuku Kayituwe ikintu yazize kuri The Dynamic nawe se baramwirukanye nawe baramwirukanye Skype urumva we icyo numva ngo yazize ko yari ari gusanura mu rugo iwe urumva ngo yaka amafaranga ariko arababwira ngo contract zayisinyeje kubera ko ngubazanye umucanga ngo ni muyameze nzagaruka tuyisinye ngo agenda agiye bivuze ngo ni igisambo n'igiza Skype yabigukora oya ntabwo nzi niba ari igisambo niba ariko babyita ibyo bintu Skype yabikora umuntu njyewe Skype nzi yabikora turavugana live Skype yanabikora ariko wenda simbizi ariko reka mubaze dumva tuzabona gute umuntu witwa Godfather hano tumureba gutya bimeze ntabwo yatinyuka kuza ahantu undi nawe Godfather ririya mu bikobwa mu bigore bya TikTok biguma bivuga ngo tap nagashobora kuza hano ahantu haza umuniga akabereka uruhara akavuga ati ni uruhara rwanjye akababwira ati ni umubiri wanjye akavuga ati nambaye sheneti hano nkahindukira nkahita mwereka ibyo ntabwo ushobora kubikozwe njye sometimes nshira hanze Godfather nawe yashyira hanze no kubera kazi ko njyewe ndi hano ariko si wowe mineri n'abandi nabonye bazishyize hanze ni utuntu tworoshe bwo ni ubuntu bwacu twikorera ntihazagira umuntu azavuge ngo sinzi ngo nkwe urabaza ngo dumba arihe njye mba nabitanze nabiyagaza ngo ndi hano
urumva no kuvuga ngo rero nimba uwo muntu adashobora kuza hano ngo tuvugane turebana ni scam. Domba ngewe kamubwiza ukuri nk'umuvandimwe wanjye. Uriya mukoboyi bita ngo Godfather sibyo? Ntago ari umukoboyi numva ngewe ufite capacity yo kuba navugana nawe. I'm telling the truth. Wenda nka Kasuku twavugana, we turavugana, Amaji twavugana, ariko Godfather Jihadi urumva wenda Brian kubera ko yabaga ari muri Life Lounge kuva kera muri Wax nta kibazo. We nta kibazo byateza. Urumva we twapfa kuvugana urumva. Ariko uwo witwa ngo Godfather uyu murumuna wanuze murumuna wa Are urabo yitwa ni Dekati urumva. Abantu bose batohoza batageze kuri tele, umuntu utarageze kuri tele nta kintu navugana nawe. Nta kintu navugana na Dekati, nta kintu navugana na Godfather, nta kintu navugana nka Jihad nari kintu twavugana. Kuko ramukobo ngiye muzi yicururiza amashonzi yara kwanuze kwa. Ako Jihad ari kuri tele, Jihad nari kuri tele se. Iyo tera yijeho vuba, iyo tera yazanye na Covid ntabwo nyemera. Kamaro yabashije Godfather ngo studio ya mbere ni ikibazo cyonyine yamubashije nkahita mvuga ngo ndahamagara Dumba. Studio ya mbere The Ben yakoreye indirimbo yitwaga ngo iki yari hehe ngumva ngo nago ngo wabemenya ngo numenya ngo uzakoma ngo amashi ngo ahitavuga ngo umuta yavuze uburimi urumva. Ndavuga ati ntago bibongira ngo ni fireman wagiye muri Amerika ngo umufa. Ndavuga ese mungu ndavuga none ubu tuvuye mu ndangaburezi tugeze muri Amerika. Amadwedwe bahindutse banuze ba Chick Norris. Fuck that shit nigga. Oya ariko njyewe umva nkubwire Dumba, nge nubaha buri muntu uwo ari we wese, ariko usuzugura undi muntu kandi nzi ko adashoboye kuvuga nshobora kumuvugira. Wowe uri The Ben yarakubise aruzuza i Bugande. Kamaro urabibonye? Ntago yujuje ahubwo yarujuje cyane. Umva nkubwire none ifoto yavuyemo, video yavuyemo ngo niyo ngo ari gusomana ba. Oya reka nkubaze video kuvuga buretse gatoya. Niba abantu complaininga bagafata turati video twa The Ben kugira ngo bamutandukanye n'umuryango cyangwa basenye urugo rwe urumva, bazababwire baje bandikira Pamela inbox bamubwire ngo nawe azajya guhaha agire na audience ngana kuriya urumva. Kamaro ikintu cyose noneho nawe asomane n'umujama ariko ko The Ben adatuza akicara. Ibyo buretse gato Amaji buretse gato ntuvuge. Kamaro subiramo ibintu uvuze. Ndavuze ngo abantu bakora biriya kugira ngo bateranye umuryango wa The Ben bazaje bandikira Pamela inbox. Niba Pamela bayarakaye nka The Ben nk'umu influencer wenda ngo yasomye umukobwa cyangwa yafashe ishanga, bamubwire Pamela agenda ategure concert agire audience nk'ira The Ben yicare urumva. Rero umwana Pamela nawe azana amafaranga mutunge urumva, amufungurize na account muri Access n'andi haboro. Ntago biriya bintu nta bintu bitaba ku mustari. Ubu ngubu ntago Diamond yavanaga Diki muri za akayijomba muri Zucu. Wema Sepetu umustari urumva, umustari ukunda agomba kubaho urumva, ukunda agomba kubaho. Umustari atera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Ibyo bintu murabizi. Ibyo bintu murabizi ko umustari atera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Umustari atera ibuye rimwe rikica inyoni ebyiri. Ese reka nkubaze wowe wakugira The Ben ubundi wakora iki? Wabasha kwihangana nkawe? Yongize The Ben nagenda nkagura condom nyinshi. Wagira gute? Nagera nkagura ikarito ya condom.
njye ntabwo nagura ikarito ya condom. wakora iki? Nagenda nkagura bya binini ibox nini cyane kimwe kineterariza nuza HIV urumva nkajya mbigendana mu mufuka. Mwajya tubabarira ma. Amagi bakugize debeni we wakora iki? Namera ko yameze naceceka. None se ubuko yasomye nimba yaranamusomye nubwo tutabizi. Naceceka. Waceceka Kuko ntabwo njye nashobora. Amagi uribuka ugitwara award urumva twara award ya best rap of the year urumva nari mpari urumva hari abakobwa benshi cyane harimo na mushiki wacu witwa Aline nyiri Iwembre. Aline ndamwemera cyane we na Frank umugabo we urumva yari mushiki wa Akanyarira. Akanyarira yego Aline mushiki wacu w'abaraperi twese urumva ndamwemera kabisa yarahari. Ariko wari ufite abakobwa icyo gihe barimo n'abatabarutse urumva ntabwo ari kuvuga amazina yabo ariko wowe urabazi ngo wabumvishe urumva utwara award witwara abaraperi benshi rikomerezwa hano mu Rwanda icyo gihe. Uza abakobwa bari bakuri inyuma kubera ko wari inzobe se cyangwa wari waritukuje. Ikintu cyatanje cyane urakora rega rumba uzi impamvu ubona abagore baherekeza abahanzi babo mu ma events cyangwa abagabo bagerekeza abagore babo mu ma event ahanini niho baba barahuriye. Urakoze cyane. Noneho rero babarira Dumba shyiraho Dekati cyangwa ushyiraho Godfather umwe muri abo ngabo. Ndashaka ko tuganira mu buryo buri discipline. Godfather ntago discipline yanjye yakunda. Nanjye yanjye ntiyakunda. Rero nabari inyuma aho ngaho. Ariko natanaza urumva natanaza ejo tuzaza. Ubwo Godfather tumushyize mu kebo kamwe na Kabandirama. Nuko umva nuko mubundikira nk'iki bro. Badirama namenya ni makuru ko yavuye ngo mu nzu ya Bazili ayishenye urumva uwo bari kumuhiga muri Amerika. Oh yes. Nejo tuzagaruka. Ngo basanze urabona ngo bya biboro reka mubwize ukuri. Dumba umbazi Dumba uwo bita Godfather aramuka azamuje ibintu byo kongera gukora kuri Tiger B umwana wo mu Kajagari Hakizimana Mani agafatanya na Nkota y'Amatovu mwene Safari Theophile na Nyarwango Cecilia urumva umwana w'Icyangugu wakuriye Kigali kuri Maison de Jeunes haruguru kuri mazi kuri ADPR. Hakizimana Mani wakuriye mu Kajagari Kanombe wavukiye mu bitaro bya gisirikare urumva ntagushobora kuzanya imiti nihagaritse kuri Nyiraroke batarahashyira umujyi wa Kigali. Umuntu umva mubwire Kamaro umuntu utazi Kasongo Kabongo Freddy abavuga iki ako se umuntu utazi Rakifaya nako utazi uwitwa ngo Master Fire waririmbaga muri auditorium i Butare urumva akora concert muyoboke ari we manager we abavuga iki ubwo se wazumva naza rero noneho ngira icyo mwibwirira umuntu utarakoze mu biganza bya Big Dom cyangwa akore mu biganza bya MC Mande azavuga showbiz yihaze. Umuntu utarasabye korabo Kidumu Kibuganizo Kibido